Batizita ndagira ngo rero uturirimbire, watubwiye ko ushaka kuzaba umuhanzi, ngaho uturirimbire indirimbo uzi, ni iyawe cyangwa niyo muri korali? Amahoro y'Imana nabane namwe mwese mudukurikiye muri mu mpande enye z'isi zigiye zitandukanye. Wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda, uri mu ntara zigiye zitandukanye, ukaba uri ku migabane igiye itandukanye, ukaba uri ku mugabane wa Afurika, umugabane w'Uburayi, umugabane wa Aziya, Australia ndetse na Amerika. Reka mvuge ngo Uwiteka nakurengere. Ni kwa kundi tugira gutya tukitereka, tukagenda dukora ubuvugizi, tukagenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye, tukagenda tuganira n'abakozi b'Imana, tukagenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye, abagabo, abasiribateri, abajene ndetse n'abandi, abagabo ndetse n'abagore, bitewe n'aho inkuru twayisanze. Ngira ngo uyu munsi muri kubibona turi kumwe n'umuvandimwe, turi kumwe n'umutumirwa. Wakwibwira abantu bakurikiye channel ya Salomo TV? nanjye ndumva Tubwira amazina yawe. amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Batista. Yego. rero ndashaka ko nzihindura nimba umuhanzi ashaka kuzitwa Bobe, namaze no kuyihimbira. Ushaka kuzitwa Bobe? Bobe Mari? Bobe Mari. Namaze no kuyihimbira ahubwo. Wararisoje byararangiye. None se Batisi, ufite imyaka ingahe? Yewe imyaka mfite nka 30. Ufite nka 30? Ko mbona irenga. Ndarenga imyaka mike ijyanye no gushaka. None se wavutse mu gihe byari? Bwari nabuze kera, ubu ngubu intambara yabaye imbibi. Ntabwo sinakubabwira ngo ntabwo nzi igihe navukiye, nabo intambara iba yabaye meze gutya nyine ndakarema. Intambara yabaye uriho? Intambara yabaye iriho mama yamunganya na benshi. Wari ufite imyaka ingahe intambara ibaho? Wari baguhetse? Reka ndumva narikaga mu wa gatanu. Mu wa gatanu uwuhe? Primaire? Nuko nyine kugeza ibiranga. Ariko se Batisi, wenda ndagira ngo tuganire, ntugire ikibazo, utinyuke, nanjye ndi umuntu nkawe. Wenda wari umuntu muzima? Nari umuntu muzima rwose. Akaboko nako kari karemanuka nyine, gakihora utubazo ko kwihira nyine. Warahiye? Ego rata, warahiye? Narahiye ubwo akaboko karimo kari karema rwose. None se waragendaga n'amaguru yawe yombi? Ndimo ndakubwira ati nyuma y'intambara rwose ntabwo nabasha kugenda. Wabashaga kugenda? Naragenda. Njyewe nakubonye ahantu bita Karuruma. Karuma aho nabaga narasabiraga nuko simba se nanakubika amanani numva ngo Karuma. Narakubonaga Karuruma za Gatsata, ngo kandi ujya ugera na Nyabugogo, ugenda gutya ugendera hasi. Nyabugogo babanje ahubwo naneraje kubabwira. Urabona n'ikijya Karuru Nyabugogo, hari umuntu wari umaze kunyakira kuri radiyo Nyabugogo udashyire ugira imiziki itunguranye. Nagiyeyo nganira nawe bihagije. Icyo gihe naramuririmbye rwose, naramuririmbye bihagije. Arangije ndamubwira ati arangije we yaranyibwiye kuko nta byuma bihari bigora ishuri imvura bikagora neza. Reka rero mbwira abantu ngo uyu muvandimwe mubona, wigeze ushaka umudamu? Ntabwo urashaka? Ariko uzashaka? Ndashaka, ndimo gutega kuzamushaka n'abamuhanzi. Ariko witwa Batisita, irindi zina ni nde? Irindi zina ritari Batisita. Hari ibindi rero banyita rero, banyitaga ryitwa Nerisazi. Nerisazi? Nerisazi nibyo banyise rero. Ariko ababyeyi bakwise Batisita, nta rindi bakwise? Ibyo banyise Nshimiyimana Batista. Aha, okay, Nshimiyimana Batista.
Nshimiyimana Batista rero mureba hano kuri kamera ya Salomo TV, ngira ngo uyu Nshimiyimana Batista yavutse ari muzima agenda n'amaguru yombi, ngo yari afite ubuzima buzima, ariko murabona uko ameze uku. Hari abakunzi badukurikira batanga inkunga zitandukanye, hari abadiyasipora muri rusange ndetse n'abandi bose bagira umutima w'urukundo. Ubonye iyi nkuru uyisangize n'abandi. Uyu nawe njya ngira indirimbo ivuga ngo nanjye navutse nk'abandi, yavutse nk'abandi afite ingingo nzima, ariko kandi isi dutuyemo niko iteye. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo nk'uko murimo mubibona, iyi nzu murimo mureba ahangaha twicaye niwe mu rugo, yarahaguze arahubaka. Leta yaguteye inkunga kubaka hano? ubuyobozi bwamfashije, urongera ijwi. bafashe kuyubaka. Ariko amabati niwe wayiguriye? Amabati ninjye wayiguriye, n'ikibanza ndakigura, n'amatafari ndayibumbishije, na sima. Mm. Iyi nzu yawe ifite ibyumba bingahe? irimo icyumba na salo. Ifite icyumba kimwe cyangwa ni nka bibiri? Ifite icyumba kimwe na salo. Niko bimeze, inzu ifite icyumba kimwe na salo? Kimwe na salo. Ikagira na tuwarete? Hariho rero ukabona yuko nakoze ibintu by'abagabo, ubona ko natari nagerageje. Ariko igira n'igikoni? N'igikoni, ntabwo igikoni cyayo ntabwo nari nateganya kuyigishaka, ariko nzagishaka bijyanye n'ubuhanzi byakemutse. Jya ureba hano muri kamera, ariko turebane tuganire. Nzakiyubakira nacyo nyuma bikabura bimara gukemuka yanjye y'ubuhanzi. Okay, none se Batisita, utaraba gutya wakoraga iki? Nakoraga iki? Ubundi nataraza mu mujyi wa Kigali Nyabugogo, najyaga mu bya Muhanga nisaga nk'uko nisabaga ari Kigali Nyabugogo, ntibarambona ukabona ndakarema kugera aho ngaho. Ariko nyuma yaho nyine naje kugira ikibazo ndi umugabo nyine, umuntu arankubita, bari abanyabugogo b'abadaso, barankubita banjyana kwa Kabuga, bankubise rero ziranzengera. Uyu muvandimwe yitwa Nshimiyimana Batisita, akaba yaravutse ari muzima, akaba yaravutse afite ingingo zombi. Batisita, wavutse ufite ingingo zombi, wari muzima? Nari muzima, nyine iki kibazo nakeze nyuma barambona bakabona. Wenda ndagira ngo utubwireho gakeya, uhumure nta kibazo. Utarahura n'uburwayi n'iki kibazo cyo kuba ubana n'ubumuga, mama wawe akubyara wavutse uri umwana muzima? Duhagaze impande. Ariko kandi wagize imyaka ingahe uri muzima? Wenda gereranya kwibuka igihe wari muzima, wari ufite nk'imyaka ingahe wibona uri muzima nawe? Wanganaga gute? 30. 30 wari muzima nta kibazo ufite? Ubu se ubwo ufite ingahe? Ubu ufite nka 45? Cyangwa wenda ni uko utabyibuka neza. Wenda Batisi, wenda ntabwo ubyibuka neza, ushobora kuba waravutse wenda bikakubaho ufite nk'imyaka nka 15 cyangwa se 10, ariko ntabwo ukaba umaze imyaka 10 se ufite warahuye n'iki kibazo? Ikibazo mama wanjye yari akeye komeze gutya. Papa rwose yapfuye n'ikimera gutya. Ariko ngo ufite n'impano y'ubuhanzi? Uri umuhanzi? Ndimo kubaga ndashaka kuzaba we. None se kuba umuhanzi ugira ngo birakomeye? Batisita, ndagira ngo rero uturirimbire, watubwiye ko ushaka kuzaba umuhanzi, ngaho uturirimbire indirimbo uzi, ni iyawe cyangwa niyo muri korali? Indirimbo z'Imana zose.
ni iyawe wahanze? Izanjye. Turirimbire ku ndirimbo yawe wahanze. Ku ndirimbo yanjye. Ndagushima ndaguhimbaza ni wowe gusa nzamwishima ndagushima ndaguhimbaza ni wowe gusa nzamwishima iminsi yose uhumeka ni wowe gusa Yesu nzamwishima ni wowe gusa Yesu tuzahora tugushima tuvuga indirimbo yawe Imana Imana tuzahora tugushima tuvuga indirimbo yawe Imana tuzahora tugushima tuzahora tugushima tuvuga indirimbo yawe Imana tuzahora tugushima iyo ni indirimbo ariko iyo ni ikorasi y'abandi. iriya wa ndirimbo wahereyeho ngo ni iyawe? iriya wahereyeho bwa mbere iriya ndirimbo waririmbye bwa mbere ngo shimwa Mana. shima Mwana ku murimo wawe tuganzize Imana gamurandenganya ngo wisansakuzenga. Batisita rero ni iki wasaba abantu badukurikiye haba ku bushobozi bw'amafaranga, ibyo kurya? Ese ku munsi urya kangahe? Ubona ibyo kurya bihagije? ibyo kurya sawa nabikoze rwose. Nubwo hari umubyeyi uburozi bwasinze araza Ongerejwe. arabinzananywa bityo n'ubwo abo ngabo ari bwonge agaruke. Ariko abantu badukurikiye wenda n'iki wabasaba? Wenda imyenda yo kwambara, turabona imyenda wambaye, uba ukeneye n'imyenda, ugakenera n'inkweto nshyashya, ukeneye kwiyogoshesha, ibyo byose uba ubikeneye. Abantu badukurikiye ni iki wabasaba muri ibyo byose? Muri ibyo byose rero nabasaba kugira ngo muzantere inkunga yo kuzegera muri siganira umuhanzi. Nicyo mbasaba, icyo mbashaka. Sawa Batisita, urakoze, tuzongera tuganire. Imana iguhe umugisha.